ese wenda niki bashingiyeho ubwo nyene twahise tunatanga kuri yacu y'imikino niki cyashingiweho batera Senegal mpaga nibyo bintu abantu bibazaga nyuma y'amezi agera kuri abiri dore ko finale yari yabaye tariki 18 z'ukwezi kwa mbere abantu rero Sudais twebwe tubazanira ubusesenguzi imibare ndetse n'icyo bivuze ku mupira wa Afrika abantu batunyega tubanze turebe kwanza uwitwa Sadio Mane kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Senegal Sadio Mane abinyujije ku rukuta rwe rwa X. Sadio Mane yanenze cyane bikomeye cyane icyemezo kafu yafashe nka Sadio Mane kuri we hari ibyo yagiye anagaragaza avuga ati ni kimwaro ni shame ku mupira wa Afrika si kuri Senegal ntago mbabajwe n'icyemezo Senegal yafatiwe ahubwo ni shame ni kimwaro ku mupira wa Afrika yego ati kandi ati ibi byose ni igihombo kuri miliyoni z'abafana ziba zaje gushyigikira abantu ku bibuga n'ubwitange bw'abakinnyi mu kibuga kugira ngo bagere ku ntsinzi ati kandi ibi byose bikaba biburijwemo biturutse ku byemezo bidahwitse ese amategeko ntabwo aba hari akabazo ati ubutabera ku bafana ubutabera ku bakinnyi ubutabera ku ikipe y'igihugu ya Senegal yego ubu n'ubutumwa ngenekereje mu kinyarwanda ku butumwa Sadio Mane yanyujije kuri official account yiwe ya Twitter atangaza rwose agira ibyo avuga Sadio Mane umunya Senegal akaba ari na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Senegal turebye ku ngingo ku yindi kafu ingingo ya 82 ivugi ki Sudaisi ni 82 na kane niyo wagerageza kugira ya 82 kugira ngo tuyisobanure. This regulation state that any team that leaves the ground before the regular end of the match without the referee's authorization faces immediate elimination with the match forfeit. Mu gihe cyose iyi ngingo iri controversial cyangwa se mbega hari ibyo ihanishwa ihana ishingiye kukuba nimba mu gihe cyose umukinnyi cyangwa ikipe yivanye mu kibuga yego nta ruhushya ahawe cyangwa se ihawe n'umusifuzi ahanishwa guhanwa ahanishijwe mpaga yego regardless of the actual on pitch score hatagendewe kuri resulta zari zihari imbere tuvuga urugero n'ikipe tsinzi ndi bitego 5 hagize kutishimira ko imisifurire akava mu kibuga turya mpaga batagendeye uko tebo yari imeze cyangwa ku bitego byari bihagaze ntabwo byo bagenderaho nacyo navuga ngo akanama gashinzwe wenda ubujurire muri CAF kagendeye ni article kagendeyeho kareba buriya ibi bintu noneho ku ya 84 the team which contravention the provision of the article 82 83 shall be eliminated for good from the competition. This team will be in the match 3-0 unless the opponent team has scored more advantage result at the time when the match was interrupted. In this case, this score will be retained. The organizing committee may adopt further measures. ubwo kumva na amategeko abiri wenda kuyango wenda tuze gufata ingi itiza igahitigwa umunendi ya 82 itegeko ya 84 bishyirwa mu bikorwa yego bishyirwa mu bikorwa none ugahita uhanishwa na nyiringabo abantu rero inkuru nta yindi ejo France 24 yahise bari batumiye uyu Resolution Blanc kabari uyu wanahamagaye Sadio Mane ni Claude Leroy
yatoje ikipe y'igihugu ya Congo atandukanye, Togo, atoza ibihugu bitandukanye hano muri Afrika. Bari bamutumiye asobanura evenement cyangwa se skandale yabereye muri Maroc. Yari ahari ibyo byagiye bigira. Sudaisi ahangaha ikintu jewe ndibuze kukubaza nanjye nibajije nanjye ubwanjye, nyuma y'amezi abiri aya mategeko ntiyari ariho. Ese uriya munsi iri tegeko ntiryari rihari? Buriya ibi bintu ngiye kubivuga mu buryo bubiri bworoshye cyane kubwumva. Maroc ifite ukuri, Senegal ifite ukuri, umusifuzi afite ukuri, bose bari positive bose, ahubwo uwabyishe ni ugaruye kesi ariwe CAF. Impamvu mbere na mbere abantu duhere hano naguciye mu ijambo ubijyanirane no kuba ku itariki 22 nyuma y'iminsi 4 igikombe gitwawe na Senegal, kipe y'igihugu ya Maroc yatanze ikirego muri CAF giteshwa agaciro. CAF irababwira ngo ibyo ngibyo muvuge muvuye aho, ibyo ngibyo nta hantu biri, nta tegeko Senegal yakandagiye, nta nicyo yishe. Impamvu ngende kubivuga gutya nicyo kintu Senegal igiye gushingiraho itwara CAF iyo contravention yabayemo, kwivuguruza. Urumva uko kwivuguruza kwabayeho ku kipe igihugu nako kwishyiramo ry'umupira w'amaguru mu gihugu hano muri Afrika, bafata ibyemezo bibiri bitandukanye mu gihe gitandukanye. Senegal ati ni gute watubwira ko ufashe icyemezo nyuma y'amezi abiri, nyuma y'iminsi 4 dutwaye igikombe, banyiri kugitwarwa barakuregeye, ukabashwishuriza ukababwira yuko ni naho guverinoma ya Maroc inaheraho Sudaisi nako guverinoma ya Senegal yagaragaje yuko wabonye nabo yuko basohoye itangazo na statement. Senegal bari bategereje ishyiramo ry'umupira w'amaguru batangaje, ariko guverinoma ya Senegal yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga kuri ruswa ishobora kuba yaratanzwe mu ifatwa ry'icyemezo cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika cyo kwambura ikipe y'igihugu igikombe cya Afrika cyari 25 yegukanye itsinze Maroc. Muri ritangazo ryayo yavuze ko icyemezo cya CAF gihabanye ndetse gitesherwa agaciro, ko nta gikombe bagomba gusubiza, nta n'amafaranga bagomba gusubiza ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu gihugu hano muri Afrika. Reka twohereze abantu kugira ngo babyumve, abanyarwanda bose bize kuborohera. Impamvu natanye mvuga ati kuri njyewe harimo ibintu Joseph ujya uza amategeko wenda mu Rwanda iyo bagufashe hari tegeko wa vioye, ntabwo ujya uvuga ngo nta tegeko ngo ntabwo narimbize, ntabwo nzi ko itegeko ribaho. Iyo wakoze ikosa waburi bimagina ko buri munyarwanda wese n'umuntu uri ku butaka bw'u Rwanda aza amategeko yose ari muri icyo gihugu, ku buryo yigize rimwe wica cyangwa ugwa mu cyaha, ntabwo uvuga ngo sinarimbize, ugomba guhanwa. Impamvu ninde muntu wagombaga kuba ari guca urubanza neza n'abasifuzi, cyane cyane umusifuzi ari hagati mu kibuga, niwe muntu wari kuba interpreta neza amategeko, kuko ndakeka ko yarayazi azi neza ko ikipe yikuye mu kibuga. Bure harimo n'izindi nagiye mbona ngo birenze 15 no abari mpaga yuzuye no neza, umusifuzi atanangize na match cyane. Bari babizi neza ko n'abanyasenegali babikoze, usibye Sadio Mane buri abantu banitondeye nakari kano Joseph, ntago buri abakinnyi bose ba Senegal bose ko bose bavuye mu kibuga. Abantu babyumve neza, harimo abakinnyi ba Senegal bavuye mu kibuga, hagiramo n'abasigaramo bakikirimo cyane. Ikipe yose kuri abo ngabo rero Imana atanya mvuga ngo iyo umukinnyi avuye mu kibuga ahabwa ikarita y'umuhondo, bivuze ko ahangaha harimo akandi kantu kavuze ngo ntabwo ari bose bakivuyemo, harimo bagisigayemo. Kuri abo rero
bagisigayemo harimo rero kongera kureba buriya aho ngaho ugerekereza si kuvuga ngo harimo abagisigayemo cyangwa se kireka da itegeko rivuga ko ekipe mu gihe yikuye mu kibuga ntago ari a small number among these nimba bamwe muri bo basohotse mu kibuga ni ekipe yasohotse mu kibuga ntago bareba gusa Sadio Mane ngo yasigaye oya aho naho naringiye kujya naho rero kuri Senegal rero nyuma y'iriya incident yari imaze kuba umusifuzi yari afite ububasha bwose bafite ububasha busesuye bwo kwitarangiza umukino yari afite n'indi chance yo gukomeza umukino ariko abagarutse akabaha amakarita y'umuhondo muri ibyo bintu uko ari 2001 yakoze yaba abakinnyi bikuye mu kibuga kongera akagaruka ntiyabahaye amakarita icyo yakoze umukino we yahise awukomereza aho ngaho Jean-Jacques Ndala yakoze agashya na match rero kimara kuba uriya navuga ngo wenda reka mvuge ko Maroc Kanedesi yaturutse kuri ya penalty yatanze iyo match yari irangiye ariko iriya penalty yari ntago yari ijana ku ijana ahubwo niyo natangiye mvuga ngo kubera kakano ko kuvuga ngo imikipe iri mu rugo ashizemo igihe wenda ati dore igeze na finale atera kuri bagiye bayisunika genanye n'imyumvire ati turimo turibwa ntabwo turimo dufatwa neza ariko buriya Joseph wenda nuko ari kumaza kuri incident reka nkugarurire ni Cameroon icyo gihe twaye yasoje ku mwanya wa gatatu yakira none imikino AFCON muri covid siziri mu byibuka yego hari Cote d'Ivoire twaye icyo gikombe Cote d'Ivoire igikombe cyari cyabereye iwabo muri Cote d'Ivoire Cameroon yakira kwa Samuel Cameroon hari Senegal hari rya rugo ngubwo ni igikombe cya Afrika cyari ryari cya 2020 ndakeka niba tari muri covid ndimo ndakibuka cyabere muri covid 2021 ni Algeria twaye igikombe na bishobora gukora aho ngaho Senegal itwara 22 icyo gihe icyo bita ibipimo bya covid byari bimeze nabi muri icyo gihe abantu ari imibare gisohoka ari kubaza Samuel Toti kubera iki equipe yose igiye gukina na Cameroon aho yivikagera dusanga abakinyi byibuze nka batanu bose bari positive kuri covid ni Seychelles ni Sierra Leone bayirwaje covid abakinyi 9 barwaye covid muri abakinyi 9 harimo abanyezamu babiri ba Sierra Leone kugira ngo iyo incident nuko byabaye Sierra Leone kugira ngo ikine byabaye ngo bafite umukinyi ukina imbere akajya mu izamu rero kwibi bintu byo kuvuga ngo no gutegura ni ibiki n'ibiki ku mupira muri Afrika biraba sero muri Afrika gusa ku mugabane w'Uburayi nje ntumva bitari guhereza Senegal navuga ngo room nini yo kuvuga yo kugenda bagenda bavuga ko bateguwe navuga ngo yanasembuye byose kuri rero incident kwa Jean-Jacques Ndala wakoze nawe agashya kuri ngewe numva niwe wagombaga kuba abazwa ibyabaye navuga ngo ku migendekere mibi y'umukino ibyo ko bibazwa Senegal mu gihe umukino ariko warangiye bigomba kubibazwa umusifuzi ni nayo mpamvu sino mu Rwanda gusa no ku isi iyo match irangiye equipe yamaze kubona amanota 3 bayiyambura ahubwo babaza umusifuzi ati kucyo wakoze biriya wakoze ngewe kuri nge Imana avuze ngo ntago bigomba kuba bibazwa Senegal bigomba kubibazwa umusifuzi banabibonye nanone muri Senegal mitangazo rya mbere babanje gusohora ni mu bintu bavuze bavuze ati kuki muri kubitubaza mubibaze twebwe twaraserebuye twebwe igikombe twagitwaye ibyavuye mu mukino byari muri favor zitwemera gutwara igikombe yego umusifuzi yarasifuye penalty zikimara zirangiye baratubwira ati dutwaye igikombe yego
Senegal ko twatera igikombe ntabwo twagiye tugikora cyari kiri turakihereza ati twebwe ntabwo tugeze tunagera ati kuko umusifuzi twebwe twabonye match bawushije penalty tujya muri prolongation bakirakomeza nta nubwo twari twemerewe kujya muri prolongation mari guta muvuga ati Senegal match yarangiye igikombe nta igikombe cya Maroc hari ahantu hari kuri ntambara match igomba kurangirira hariya harimo abakinnyi bikuye mu kibuga kongera kwemera ko ari iminota ikinwa na penalty gaterwa cyari igisobanuro cyoroshye cyo kumva ko match iri buza gukomeza ubundi kwemera ko iri penalty iterwa byari bisobanuye ko umupira ukomeje na prolongation agomba gukinwa ubundi mukino ugomba kuba warangiriye hariya aferi kaba yarangiye rero kuri njyewe navuga ngo kafu sha Mutsepe nabo bayiyoboranye ariya navuga ngo barandesoje none se ubujurire bwa Senegal yo kuba yo na guverinoma ya Senegal bavuze ko iki gikombe ntacyo bari busubize nanjye niko mbibona ntacyo turi busubize nanjye niko mbibona turajya muri tasi turakizwa na tasi uru n'urukiko mu bya siporo ufata ibyemezo bigiye bitandukanye urabizi ko ibyemezo FIFA yafashe hari igihe rwose tasi rwose ibitesha agaciro ikababwira ati ibyo bintu mwakoze ntabwo ari byo turabona Senegal nanjye niko mbibona iri mukuri wa mugani Senegal yo n'umunyamategeko wayo bazana umuzingo kabaga ati dore ahantu byahereye ngaha Maroc yarareze kafu ibitesha agaciro kafu yakwita uvuga ati twari tutariga ku kirego neza ariko nanjye niko mbibona ndimo nabona Senegal ako se Jose wenda uzi ngewe icyo njye nagomba kuba natanzemo nk'umuti se nyuma yo kubona ko harimo amategeko batigeze b'interprete ibyo narimo ngane n'abantu mu kanya uzikura ndi nka kafu nabigenza sorry gatoya uvuze ngo mwari mutariga ku kirego none se ko Maroc yahise ijurira mwasubije Maroc mutariga ku kirego se cyane urashaka kuvuga ati wenda twari tutariga ku kirego neza ariko ngewe no mubwira ngo kafu yakozemo ibi amakosa menshi ku rwego n'ubwo yari kubona ko Maroc ariyo yari ifite ukuri kukurengera image ya kafu uriya hari ibintu abantu bakora Joseph uri umupapa sibyo abana barakubaha mu rugo bagufata nk'umutwe w'urugo hari twe dukura twakuze muri principe ivuga ngo nta mubyeyi ukosa ku cyabi cyari cyo cyose nubwo yabakubijije mu rushyi yakubwiye ati ko nakubwiye gukubura hari agasanga si wowe yataga kubwiye ngo nta mubyeyi ukosa buriya na kafu niko igomba kubimeze kafu igomba ari ikigo kigomba kuvuga ngo kigicyasha igikosa kabone nubwo yatsinda cyangwa yatsindwa abantu twatanye kuvuga ngo kafu nimba yarigeze kurenganya Senegal ubu ngewe kuri zamu butabera kafu rero nyuma yo kubona ko yigeze kurenganya Maroc Mutsepe nk'umugabo ufite amafaranga Dr Patrice Mutsepe ufite niyo degree yagenda akaganira n'umwami Mohamed wa gatanu muri biro head to head barebana kamuza appointment akamubwira ngo hari ikosa ryabaye akamwereka imirongo migari akamubwira ngo ntibyemewe nibyo ibyo ari kuba ntabwo byemewe sinabyiza ariko niba bivuga ndengera image ya kafu akamubwira ngo harimo ibintu twigeze twirengagije bituma mudatwara igikombe harimo ABCDE umusifuzi yaza usifura akabimwereka akamubwira ngo kubera ko wenda mutagitwaye kandi mwari mugikwiye ikizabera muri EAC muri Uganda Kenya na Tanzania twe nka kafu tuzakora igishoboka cyose icyo gikombe mu gitware tuzabasunika tuzakora ibishoboka byose icyo gikombe mu gitware tukibari wadinga kiza gisimbura icyo mwagomba kuba mwaratwaye rero ahantu rero ibintu byakomereye yaba umwami Mohamed wa gatanu yabyumva
na Patrice Motsepe agasigara ku safe side nawe ari kuvuga ngo Senegal ntindeba nabi na Maroc nayo ntiribuze kundeba nabi. Ariko ibi bintu iyo bikoze gutya dore ikintu kigiye kuba rero urakizi ntabwo Senegal gusa igiye kubikoma. Subira inyuma nanimo ngenda ndeba narebye itangazamakuru ryo muri Algeria amaritikira byarekuye ateye ubwoba yavuze ati usibye ibintu nibwo bwa mbonye ku isi za Algeria n'izibyumva Misiri nabo ntibabyumva. Abo bose n'abantu kuba Maroc yahushije igikombe bari mu bantu babyishimiye n'abandi barabu bagenzi babo. Ntabwo Algeria nigeze iri mu bantu baserebuye ko yanze nkeka Senegal kuba Maroc itanatwaye igikombe. Yego nabo rero nabo batangiye nabo kujya muri campaign. Uzi icyo bivuze Algeria barishimye ahubwo nabo baza kohereza umunyamategeko ubwira Senegal ati ahubwo article muri kuzana n'inkeya ati turabafasha. Misiri rero ntibyumva Misiri ntabwo uri kubyumva ati bishoboka bite kuba igikombe cyaragiye kujya kikagaruka. Yego rero ibi bintu bigiye gukora iki urareba ikintu gihari mu ijambo cyangwa se mu kiganiro France 24 yagiranaga na Claude Leroy nawe no afangwe ari no mu France. Claude Leroy yavuze ko ibintu CAF yakoze byo kwambura Senegal igikombe abyita ko ari upfayongo. Ibi kandi Senegal biteganyijwe ko iki gikombe yatwaye izakimurikira abanyasenegal batuye mu Bufaransa kuko buriya abakinnyi benshi cyane ba Senegal bavukiye mu Bufaransa. Buriya n'imiryango yabo myinshi ubusanga hari n'abakikiba mu Bufaransa. Iki gikombe rero byari biteganyijwe ko bazakimurikira abakunzi bayo tariki 28 z'ukwa gatatu 2026 kuri stade Saint-Denis. Iyi ni stade ikipe y'igihugu y'Ubufaransa n'ubundi ikunze gukiniraho imikino ubwo izaba ikina umukino wa gicuti n'ikipe y'igihugu ya Peru. Abanyasenegal ati gahunda irakomeje yo guserebura igikombe icyo kugisubiza CAF kibagirwa CAF igiye gura n'ibibazo bikomeye cyane. Senegal ati twebwe n'amaranga Perezida Diomaye Faye wa Senegal yakiriye abakinnyi ba Senegal abagabira ibibanza arabagabira ibintu bigenda neza cyane. Jose nge nawe turumvikanye harasa nitufite amazi hariya tukagenda tukafata amazi ashyushye sibyo kumwe ati tugiye gukora icyayi sibyo hanyuma twamara gukora icyayi wenda wazanye amazi ashyushye wazanye igikombe ushyamo n'amazi ashyushye nanjye nkazana amajyani ngashyiramo n'isukari none nkakubwira ati Joseph wowe kubera kuri mukuru uranywaho rimwe igisigaye cyose n'ingiri bukinywe twamara kubikora byarangiye ukatumbwira ati oya tubwiye sinywayeho rimwe nayo usanga icyayi kiryoshye ndanywaho gatatu nkahita mvuga ati waruzi n'ibindi Jose none ndisubiye subiza isukari yanjye aferi kwish uri wowe isukari wayikuraye kandi wamaze kwitoba mu cyayi ni kafiri guko ati mu isukari yanjye nukuze bati gwasubiza ya sukari yanjye kandi isukari namaze kuyivanga mu cyayi none wowe igikombe baragitanze ibyo abana nibo bakunze kubikora amaze kwivumbura ngo nsubiza ikintu cyanjye nibyo niri kukubwira ni isukari yanjye warabipostinze ku mbuga nkoranyambaga zawe warabitwemeje ko Senegal yatwaye igikombe nyuma ya incident imaze kuba. Oya na perezida wa CAF ahari perezida Gianni Infantino wa FIFA ahari wowe Motsepe nabo muyoborana mwarwanye no kutwumvisha uburyo Senegal itwaye igikombe nyuma ya incident yabaye nyuma yuko abakinnyi bikuye mu kibuga mu Rwanda no kubitwumvisha turabyumva. None nyuma y'amezi 2 hafi 3 muri kugaruka mukora icyo bita controversial mwivuguruza mutubwira ngo ibyo twakoze na amakosa. CAF aho ngaho CAF ikoze ikintu kibi cyane njye sindi kureba ku ruhande rw'abarutsinze yaba Maroc cyangwa Senegal ndimo nareba kuri CAF akano kuri bari yashyize kuri Twitter ahita gasiba yadukuri bari uyu nguri kapiteni wa Senegal ariko utarakinye iriya match ya final bitewe nyine nuko yari afite amakarita ngo ni ndicuza kuba narabaye umunyafrika ahita gasiba. Oya arongera kandi ashyiraho emoji z'amarira urumva bivuze iki bivuze yuko
ari ibintu naganira n'abantu bose Afrika wenda natwe turi abanyafrika ariko isi ya twose yatunyujemo ijisho kuba ibyo Claude Leroy yavuze avuga ati ibingibi ni scandal ni najyita nkaho ari ubupfayongo ngiye kuba incident ya kabiri yego ibi ntabwo bibaye kuri ku ngoma ya Patrice Motsepe ku ngoma ya Ahmad ntabwo bika incident yabaye ubwo habagaho tombora nande gikomeye cya Afrika bagasanga ari ibihugu bitatu by'abarabu byisanze mu itsinda bakatabenya bisisa ntabwo tubyibuka twese ni nkebe nibingibi hari ibintu abantu dukora ugasanga abantu kwiteza abandi none se ubu turese kubeshya Patrice Motsepe rwana n'abafatanya bikorwa avuga ngo abantu ngo ndashaka ko baza gushora amafaranga yo mu mupira cyane cyane wa Afrika ninde muntu waza gushora amafaranga yiwe arimo yumva bene ubu bwoko bw'ibi tubwizanye ukuri ninde muntu ntawe washira amafaranga ye muri ibi bintu tubwizanye ukuri ntawe urumva amakipe ndaza kureba amakipe ikipe twibuka yambuye igikombe ikabaga mu cyiciro cya gatatu mu cyiciro cya kabiri ni ikipe ya Juventus yo mu Butaliyani bitewe nuko bagiye basanga harabayeho match fixing aribyo yagiye ikora bayambura cya gikombe ariko se Senegal iryo tegeko wa mugani nimba ryari rihari kuko burya bajya bavuga ngo ubutabera butinze ntago bari ubutabera Joseph buriya ibintu kafiri gushaka gukora yavuze ngo ubutabera bwihuse nyine tanga ubutabera kafu yari kuba yakoze ubutabera bwihuse igihe yashwishkurije ikipe y'igihugu ya Maroc ikayibwira ngo nta tegeko niri na rimwe ikipe y'igihugu ya Senegal yakandagiye kandi icyo gihe Senegal Maroc yari yashyizemo ingingo z'abanyamategeko ba